aba comedians batanu bakanyujijeho hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kabisa. Ngiye kuba nabakubwira wumve twaguhitiyemo batanu bameze neza cyane. Ese nawe uraza kuba ubyumva cyangwa se wumva ukuntu bigiye bimeze? Ntabwo nza kuba natinda cyane, reka rwose nze mbakuriremo. N'abantu bagiye bakora ibigwi cyangwa se bagiye bakora ibikorwa bigiye bitandukanye bikarangira bigaruriye imitima y'abantu batari bake kabisa hano mu Rwanda ndetse n'imahanga, kuko abantu bose bumva ikinyarwanda ndahamya neza yuko bakunda bano bagabo uko ari batanu. Reka bose nze mbacemo wumve ukuntu bigiye bimeze. Yes, twafashe umwanya wa gatanu kugeza ku wa mbere. Ya rero uwa mbere araza kuba yagutangaza cyane. Yellow was popping Kigali, it's your boy Hatari Aizo. Bakubwiye umwe bavuze mvikana hiriyo niyo inshuti y'abadamu ndetse n'abakobwa. Comedy number 1, comedy wagwan, comedy starboy, comedy comedy nyirabyo. Jesus Vision Hollywood Kigali, Aizo in the place on Michael iyi ni Ghetto Challenge TV yandi ibagezaho amakuru amwe n'amagiye atandukanye. Yes, muhaye ikaze wowe uri iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru kabisa. Wumve ngo komeza ugubwe neza cyane, ntago nakirengagiza abari hano mu mujyi wacu wa Kigali kabisa. Mwigaho muri mwese ndabasuje cyane bantu bacu. Ya nawe uri bwota amasimbi ntabwo twakwirengagiza cyane, uhawe ikaze hano kuri Ghetto Challenge. Cyo nkubwira no gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi nta na kimwe kigucitse, ubundi byose bikomeze kuba byagenda sawa cyane. Ya nkuko naye banje kubivuga hari imbere cyane, uyu munsi twaje kuba tuza kuri top comedians in Rwanda cyangwa se aba comedians batanu ba hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda batazigira bibagirana cyangwa se bakoze ibintu bigiye bitandukanye, bakoze kabisa ibintu byinshi cyangwa se amaproje menshi cyane bikarangira bigaruriye imitima y'abantu batari bake cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'imahanga. Ntabwo nza kuba natinda cyane, wakibaza ngo se uwo twageze ku mwanya wa gatanu yabarinde. Ya umwanya wa gatanu ntabwo nza kuba natinda cyane. Ni umujene, ni umusore kabisa nawe umeze neza cyane, ariko muri iyi minsi ndakeka atakibarizwa ku butaka bw'u Rwanda. Ndetse n'izo komedi ndetse n'amafilime ndakeka yarabaye abihagaritse akaba agiye. N'umujene bakunze kuba bakita cyangwa se bitaga Patino kera agikina, dore ko yakinanye n'uwo bita Nyakso kabisa. Niwe bantu twabashije kuba twabamenya bakinana cyangwa se bakinira hamwe, ariko uko iminsi yaje kugenda iba myinshi, umujene nawe yaje kuba yakwiyubaka ajya kubaka ibintu byiwe kabisa, akora channel yiwe nawe iza kuba yagenda neza cyane, irakora kandi nawe abasha kuba yatanga akazi ku bandi bajene bagiye batandukanye. Ya rero Patino ari mu bajene bakunzwe cyane kabisa, turabakunda, turamukunda cyane, turamukunda ku rwego rushimishije. Ibivuga ndizera ko namwe aho muri hose mufite kuba mwabisubiramo cyane. Ndakeka muri kugenda mubona amafoto y'abana bajene cyangwa se y'abana bantu turi kugenda tuvugaho, ari kugenda aza muri screen zanyu gake gake, muragenda mugerageza kuba mwabibona. Yes, rero bamwita Patino niwe twabashije kuba twashyira ku mwanya wa gatanu cyangwa se kuri number 5 mu ba comedians batanu babikoze hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kabisa. Wumve ngo utamuzi waba ari kwirengagiza, ndizera ko uyu mujene mumuzi cyane. Yaman rero ni umujene kabisa watangiye kera cyane, azamwe n'umujene bita Nyakso. Abantu ngo Nyakso yazanye aba comedian cyangwa agiye azana abandi bajene bagiye batandukanye, niyo ngo uyu Patino agiye arimo cyane. Kandi Patino yabikoraga neza cyane, uretse ko muri iyi minsi atakiri kuba yabikora cyane. Ntago nza kuba natinda, uze kunyemerera tujyane ku mwanya wa kane. Umwanya wa kane tuze kuhasanga undi mujene nawe umeze neza cyane. Number 4 kabisa, n'ubundi ntabwo tuza kuba twajya kure cyane. Y'uyu ngo nari mvuze bamwita Nyakso. Yes, Nyakso nawe ni umujene waje kabisa muri za 2019 gutyo, muri ibyo bice ndabyibuka baza bakinana n'abajene nk'abangaye bafite akagurupe kakoraga neza cyane. Rero Nyakso niwe wabashije kuba yazana abantu basore benshi kabisa mugenda mubona, cyangwa se abenshi nabo baranabyivugira nka Batman n'abandi bagiye batandukanye, bose bavuga ati Nyakso niwe yadufashe ukuboko, abasha kuba yadushyira mu bintu none ubu ngubu tumeze neza cyane. Rero Nyakso twamushyize ku mwanya wa kane, ni umwe mu bajene bihebeye cyangwa se abigaruriye imitima y'abantu benshi cyane, benshi bagiye batandukanye. Rero Nyakso yarakoze comedy, n'ubu ndakubwira ko agikora cyane, nimba utamureba waracikanywe cyane kabisa. Nuvuga ngo yabashe no kuba yakagura ibintu akora, ndakubwira ko ubu ngubu asigaye atanga umusanzu no mu mafilime cyangwa se muri sinema nyarwanda, naho asigaye akora, dore aho afite film yitwa ndakeka ni series yitwa Umuvandimwe kabisa, nawe mujye mugenda munayirebe cyane. Nuvuga ngo Nyakso ni umukomedian kabisa umeze neza cyane, ni umukomediye. Ndakeka umuntu utamwemera ubwo sinzi undi muntu yaba yemera.
kuko abikora neza cyane nta kavuyo. Ibintu bye arabinoza kandi ni wa muntu ugerageza kuba yafata ukuboko abandi bakiri bato cyangwa se batari bamenyekana nabo bikarangira bamenyekanye. Dufite ingero nyinshi cyane, ingero nyinshi z'abantu benshi bavuga ati Nyakiso niwe yanzanye, niwe wakize mu bintu, none ubu ngubu nanjye mfite aho ngeze. Ni ibintu byiza cyane rero. Bamwita Nyakiso cyangwa se Kanyabugande, niwe twashyize ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane niwe twabashije kuba twahashyira kabisa mu bakomedians batanu batazibagirana hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda uko byagenda kose, ndetse ndakeka n'abana bazaba bavuga ati kera habayeho Nyakiso. Yamani rero niwe twabashije kuba twashyira kuri number 4. Tudatinze cyane reka tujye kuri number 3 naho tubashe kuba twareba cyangwa se twamenya uwo muntu uwo ari we, umenye ngo ese ninde. Nyuma naza kuba nakubaza ngo ese ino top 5 yacu uburyo ipanze, urumva nawe ariko wayipanga cyangwa hari aho twibeshe? Ntabwo twabita kwibesha, ahubwo niko twe tuba twapanze bitewe n'uko twabonye ibintu nawe ufite kuba hari ukuntu ubyumva. Icyo gihe uraza kuba wajya muri comment utubwire, nta kibazo kiba kirimo kabisa, uturabura utubwire ati nanjye numvaga byagenda gutya na gutya. Reka tujye kuri number 3. Number 3 turasanga umujene bita Nsabi kabisa. Nsabi umujene wari azamusanze yaje avuga cya kintu cyabo bavuganye kwa kundi agenda avuga birangira yigaruriye imitima y'abanyarwanda batari bake cyane. Umujene watangiye akora ibintu by'amakomedi bigiye bitandukanye cyane, biza kurangira isingira muri sinema nyarwanda, aho yagiye gutaba umukozi wundi mujene bita Kiramani kabisa. Umujene rero arakora cyane, uyu bita Nsabi, birangira rwose abashije kugera ku ntego ze zimwe na zimwe yari yariyemeje, dore ko bafite n'indi group cyangwa se abandi bantu bakinana andi masinema yabo kwabo bibona babije. Ntabwo nibuka ko babita Irebero TV, bakora ibikorwa bica ku channel yitwa Irebero. Rero Nsabi nawe ari mu bantu kabisa bigaruriye imitima y'abanyarwanda batari bake cyane hano mu gihugu cyacu ndetse n'abari hanze yacyo. Ndizera ko bose bamuzi, ntabwo nabitindeho cyane, baramuzi. Umujene yagiye akora amahiti atandukanye mu bya comedian, nk'abantu bajya muri Giants Comedy. Ndibuka ko igihe yagiyeyo hari byinshi cyane yakoze byadanje, uwabyirengagiza yaba ahemutse cyane. Nimba umuntu akoze ikintu cyiza ujye umushimira, nyamuneka ujye umushimira kiriho. Rero bita Nsabi yarabikoze cyane, niyo mpamvu nawe twabashije kuba twamushyira ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu niho twabashije kuba twamushyira, nawe uraza kutubwira ese nibyo koko cyangwa twamubeshye ntabwo ari kujya ku mwanya wa gatatu. Wumve ngo byantangaza cyane tugeze kuri uyu munota ubaye utarakora subscribe kabisa, byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Mwaba mwarahindutse bantu bacu, ariko nta mpamvu zo guhinduka, mujye mukora ibyo tubasaba natwe kubera ko dukora ibyo muba mwadusabye. Ntabwo nza kuba natinda cyane, uze kunyemerera nze kuba nakinjira ku mwanya wa kabiri. Ese ku mwanya wa kabiri uri gukeka twaba tugiye kuba twahashyira nde, cyangwa se urumva nde waba ukwiriye kujya ku mwanya wa kabiri nk'uko wagiye ubona hano muri aya mafoto yagiye acicikana hano kuri screen? Rero ntabwo nza kuba natinda cyane. Number 2 bamwita Kanyombya. Kanyombya cyane, nyamara kuvuga Kanyombya abenshi cyane mwese muvuga ngo wa musaza turamwibutse cyane. Umusaza ufite amenyo atari menshi mu kanwa ke kabisa, n'umujene n'umusaza wabashije kuba yasetsa abantu benshi bagiye batandukanye, kandi n'ubu ngubu aracyabasetsa. Muri make yakanyujijeho cyane, nta katagize uyu musaza ku kintu cyitwa comedy cyane mu Rwanda cyangwa se ndetse na sinema nyarwanda hose, n'ahantu yabashije kuba yatanga umusanzu ugaragara cyane. Rero nivuga Kanyombya kabisa umwumve cyane, abana, abakuru ndetse n'abasaza n'abakecuru mwese ndakeka ko mumuzi, ndizera ko mumuzi cyane mu bita Kanyombya. Rero Kanyombya twabashije kuba twamushyira ku mwanya wa kabiri. Ese urumva ku mwanya wa kabiri akwiriye kuhajya cyangwa ntabwo akwiriye kuba yahajya? Utubwire muri comment, utubwire uko ubashije kuba wabyumva. Iyi ni Gato Challenge, ni imwe ibagezaho ibintu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye kandi byiza cyane mushaka, by'umwihariko nk'ama top 5 agiye atandukanye. Rero ku mwanya wa kabiri hariho bita Kanyombya. Imerera tudatinze cyane tube twakinjira ku mwanya wa mbere. Ese ninde twagejeje ku mwanya wa mbere? Ufite amatsiko yo kumumenya? Let's go to number 1 cyangwa se number 1. Number 1 yatangiye ari ibintu bitumvikana cyane. Twagiye twumva amakuru ngo baje ngo yigishaga no muri za kaminuza ariko ngo birangira abivuyemo aza yinjira muri sinema nyarwanda cyangwa se muri comedy nyarwanda. Yabashije kuba yabikora cyane, arabikora, turamumenya, turamukunda, n'ubu turacyamukunda. Abenshi rwose ntabwo bajya baryama iyo bazi ko
yasohoye agace cyangwa se hari agace yasohoye mu byo akina bahita bavuga ati ntabwo twaryama tutarebye bino bintu. Yes, wakwibaza ndetse uwa mbere bamwita nde? Ufite amatsiko yo kumenya umukomedian wa mbere hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda wakanyujijeho kandi n'ubu ukomeje kuba yakanyuzaho. Yes, ngiye kubona mukubira natinze cyane. Iyi ni Gato Challenge TV, nyamuneka kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Yes, bamwita Papa Sava Seburikoko cyangwa se Sekaganda. Yes, ni amazina yiwe agiye atandukanye bitewe n'izo yakinnye cyangwa se izo wamubonyemo. Yes, uyu musaza cyangwa se uyu mugabo nkwizeze ko ndashyiye kuba asigara umuhungu kubera ko ngo ntakiri umusore. Imyaka ifite ngwemerera kuba ari umuhungu cyangwa se umujene kabisa, dore ko atarashaka. Imyaka ye nayo ikomeje kuba yagenda iba myinshi cyane, ariko icyitwa umugore kabisa ngo byakomeje kuba byamugora cyane kuba yamushaka. Yes, rero twamushyizije ku mwanya wa mbere ino top 5 yacu kabisa, niyo baye number 1 mu ba comedians babikoze bigaruriye imitima y'abantu bagiye batandukanye, dore ko rubanda nyamwinshi batarara batarebye Papa Sava ngo niyo ibaryohera bya danje. Yes, n'abantu bose bafite films bafite comedians agenda arebwa, ariko Papa Sava wumve ngo rwose ahantu hose ari abari respect, akunzwe n'ingeri zose, urubyiruko, abakuru n'abato, bose ni Papa Sava ahantu hose. Yes, bumva ni danje cyane. Rero ni nawe tugejeje ku mwanya wa mbere, niwe tubashije kuba twafungiraho, ariko nyemerera nkubwire na bonus cyangwa se nguhe na bonus y'undi mu comedian nawe umeze neza cyane, ufite nawe filme yagiye ikundwa cyangwa se yakunzwe mu bihe bya kera ndetse n'iby'ubu ngubu. Ngiye kuba namukubwira bamwita Benimana Ramazani. Yes, Benimana Ramazani cyangwa se ku mazina abantu benshi bamuziho azwiho cyane bamwita Bamenya, akaba afite filime yitwa Bamenya series. Yes, reka duhure ubutaha. Yari Aizo in the Press, Wagwan, Astro Freestyle.